mu gihe benshi bibwiraga ko insengero zitujuje ibisabwa cyangwa se zikora ibitemewe zose zafunzwe, kuri ubu ngubu hagaragaye urusengero rutangaje cyane ko amashusho n'ubundi agaragaza ibikorerwa muri urwo rusengero akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse akomeje guteza ibibazo bitandukanye. Wenda mbere y'ibindi byose banza wihera ijisho kubibera muri uru rusengero, aho bamwe bari kwibaza bati ese koko basenga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame? Banza wirebere. Cyangwa se ku ngingo nyamukuru yabo turi bo, ku kiduhuza cyatugize umwe, ariwe marayika wagize ute, wadutambiye amanywa n'iki nijoro. Yego, kuko iyo hataba kubwe uyu munsi wa none ntabwo tuba twicaye aha, sibyo se? Iyo hataba kubw'umurangi ntabwo mba mbazi, namwe ubwanyu ntimuba mugize gute, munsi. Rero hashimwe umurangi we watugize umwe. Turashima umurangi watugize umwe, nyamara ku bwacu menya nango banambiye batugize umwe. Turashima umurangi watugize umwe, nyamara ku bwacu kumenya nango bantabaye batugize umwe. Nubundi nk'uko ubibonye urwo rusengero ni urw'abarangi, ntibizwi igihe ayo mashusho yafatiwe, ariko igihari nuko nubundi ayo mashusho atari aya kera cyane, ndetse aya mashusho rwose yafashwe nyuma y'uko insengero mu Rwanda zifunzwe. Birumvikana nta mashusho ya vuba ahangaha. Rero ukibaza uti izi nsengero cyangwa se uru rusengero noneho rukorerwamo ibi bintu rwaba ari urwahe? Urusengero rufite iyi myizerere kuko rwaba ari urwo mu Rwanda? Igisubizo n'ubundi ni yego, uru rusengero ni urwo mu Rwanda, rukorera mu Rwanda. Abitabira amateraniro nabo n'abanyarwanda basanzwe bazi ko gusenga n'ubundi gusengera mu nsengero zitujuje ibisabwa nabyo bitemewe, kandi n'ubundi witegereje neza usanga uru rusengero rutujuje ibisabwa. Rero nk'uko amakuru atugeraho abyemeza, uru rusengero ngo ni urw'abarangi. Abarangi ndakeka n'ubundi benshi mubazi, ni ba bantu n'ubundi basenga ariko bagasenga mu buryo rwose butangaje cyane. Bagasenga bo bafite imana yabo bwite, bakaba rero bafite n'imyizerere y'uko bashobora gusenga umuntu bafata nk'icyitegererezo cyangwa se bakunda, bashobora kumusenga. Aya mashusho nk'uko bigaragara, aba baturage basenga bakikiye ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, basenga bacigatiye iyo foto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bayivugira amagambo menshi atandukanye n'ibindi byinshi bitandukanye. So rero bamwe bibajije bati ese koko ni ugusenga? Kuko muri iyi video ikigaragara nuko bavuga n'ubundi byinshi bitumvikana neza, ariko igihari n'ubundi nuko ku kigendanye n'iriya foto bafite mu rusengero rwabo basenga bafite, ntabwo ari ikintu rwose kigeze cyakirwa neza habe na gato na bamwe mu bantu n'ubundi badasobanukiwe byinshi ku barangi. Ndagira ngo rero mbere ya byose, mbere yuko twinjira n'ubundi muri dosiye y'aba barangi basenga bafite ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bikagaragara nk'aho ari wo muremyi wabo, ari we bari kuramya, ari we bari gusenga. Mbere yuko wenda twinjira muri byinshi kuri iyo ngingo ndetse n'ibindi bitandukanye kuri uru rusengero, reka mbanze ngubwire n'ubundi byinshi ku mikorere y'aba barangi. N'ubundi hari ibintu bigira nko kuri bitanu hafi aho ngaho ukwiye kubanza gusobanukirwa ku bigendanye n'imyizerere y'abarangi. Ikintu cya mbere n'ubundi kiranga abarangi, ari nacyo n'ubundi gitangaza benshi, cyangwa se ari nacyo gituma n'ubundi bakomeza kugira umwihariko kuri benshi, nuko imikorere y'abarangi ahanini irangwa n'ubuvuzi. Bavuga yuko n'ubundi bavura ariko ngo baravura, ariko ngo bavura mu buryo butangaje aho badakoresha imiti. Abarangi
bavuga ko rwose bashobora kuvura indwara zananiranye mu mavuriro asanzwe, rero bakazivura bakoresheje amasengesho n'imbaraga z'Imana, aho bavuga ko rwose izo mbaraga zicengera mu murwayi zikamuvura kanseri n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. None bifitiye imbyino n'ingoma bitangaje cyane. Mu bikorwa byabo bakoresha ibitaramo birimo kuririmba, kubyina cyane, ibyo bita ibyeto no gukubita ingoma. Bavuga yuko rero ibyo bikorwa bifasha guhamagara abamarayika n'imbaraga z'Imana zo gukiza abarwayi. Bo iyo bari kuramya baravuga ngo murangi mukuru, nibavuga Imana, muri make Imana yabo, nk'uko nyine bavuga bitwa abarangi, basenga nabo umurangi. Umurangi rero biratangaje kandi biranagoye mu by'ukuri kumenya umurangi icyo bisobanuye. Rero basoma amagambo amwe n'amwe yo muri Bibiliya, ariko nanone bayasemura mu buryo butandukanye, bayasoma mu buryo butandukanye nk'ubwo wowe utazi, aho rwose ahanini bafata Bibiliya bakayihinduramo inyigisho zabo bwite. Ikindi rero kiranga abarangi ndetse n'igituma benshi barusha n'ubundi kubagirira ubwoba no gutuma benshi impungenge zizamuka ku bigendanye n'ibikorwa byabo, nuko abarangi bakoresha nanone imvugo yihariye mu kwita abayoboke babo amazina atandukanye. Bakunze kubita abarwayi aho kubita abakristo. Abayoboke b'iri dini ry'abarangi ntabwo bitwa abayoboke nyine cyangwa se abakristo, abagatolika n'andi mazina atandukanye asanzwe n'ubundi aranga abanyamadini. Bo abitabira amateraniro yabo babita abarwayi. Ubuyobozi bwabo buvuga ko rwose abamarayika bafite inshingano zo kuvura no gufasha abarwayi. Rero abayobotse babo nanone bakunze kuvuga ko umuntu ashobora gukomeza kuba mu rindi dini, urugero nk'abagatolika cyangwa se abakristo basanzwe, abayisilamu. Muri make bemera ko umuntu ashobora kuba asenga mu idini ry'abagatolika, abayisilamu, abapentekote n'andi matorero atandukanye, ariko agasengera no mu barangi agamije kwivuza cyangwa se gushaka ubufasha. Muri make hari umuntu ushobora kuba uzi mu buryo busanzwe wenda ko ari umunyagatolika, nyamara kandi ajya no mu barangi. Muri make abarangi bameze nk'abapfumu. So rero nanone hari amakuru n'ubuhamya bw'abantu bavuga ko rwose bamwe mu bari mu barangi bashobora guhanwa bikomeye iyo batubahirije amategeko cyangwa se amabwiriza y'itsinda. Bamwe bavuga yuko n'ubundi ibihano bishobora kuba bikomeye, birimo guhabwa ibihano bifitanye isano n'uburwayi cyangwa se gufungirwa ahantu runaka. Muri make icyo nshaka kukubwira nuko leta itemera ko abarangi bakora. Leta ntabwo yemera ko abarangi bakora biriya bikorwa byabo ngo byo gusengera abakristo nako ngo byo kubavura, cyane ko Minisiteri y'Ubuzima nayo rwose ibarwanya. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, Minisante, hari ingamba zikomeye cyane yashyizeho ku mikorere n'ubuvuzi bw'abarangi, kubera ko n'ubundi ubuvuzi bwabo bwibanda ku myuka, kuririmba no gukubita ingoma. Nta muti ujya utangwa. Bo icyo bakora ni ugushyira imyizerere n'ubundi mu murwayi, bakamwizeza ko bari kumuvura babinyujije n'ubundi mu masengesho yabo. Rero abarangi bahawe akato kandi bamburwa uburenganzira bwo kwitwa abavuzi gakondo. Ibyo zakozwe n'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda rifatanyije na Minisante. Inzego z'ubuzima zemeza ko ibyo bakora ari imyizerere n'imyuka mibi idafite aho bihuriye n'ubuvuzi gakondo bushingiye ku biti ndetse n'ibimera. Rero abarangi nanone bavura mu bundi buryo butangaje, aho bakoresha ibinyabuzima nk'inzoka ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye zishobora n'ubundi nanone kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Rero nanone ibyo babagaburira nabyo bizera ko rwose bibafasha kubavura. Rero nanone kugira ngo Minisante ikumire abavura mu buryo butemewe
mu buryo butemewe nk'iri tsinda ry'abarangi yashizeho amabwiriza avuga ko umuvuzi gakondo wese agomba guhabwa uruhushya rwemewe ruturuka hanini ku mudugudu, akagari, umurenge n'akarere, kugira ngo n'ubundi bakumire ibi bikorwa by'abarangi. Nkuko rero ubyumva, abarangi mu by'ukuri ibyabo biratangaje cyane. So rero kuri iriya foto y'umukuru w'igihugu wabonye muri iriya video, nta kindi iriya foto yamaraga hariya, ahubwo nayo yari kimwe mu bintu bifashisha mu kumvisha abantu ko babakorera ubuvuzi kandi ko bakwiye n'ubundi, muri make bakoresha buri kintu cyose bizera ko gishobora kubafasha mu buvuzi bwabo. Iriya foto rero n'ubundi mukuru w'igihugu suko n'ubundi bamusengaga mu buryo bugaragara, ahubwo icyo bakoraga ni ukumvisha abakristo babo cyangwa se abayoboke babo, bo babita abarwayi, ko rwose iyo foto ishobora kubafasha mu bigendanye no kwivura. Rero iyo niyo ntego n'ubundi bari bafite. Kugeza uno magingo ya ngaya ntiturabasha n'ubundi kugenzura igihe ariya mashusho yafatiwe, ariko niba ari aya vuba ahangaha rwose nko muri uku kwezi, igihari nuko insengero zose z'abitwa abarangi zafunzwe. Rero birumvikana bari gukora mu buryo butemewe n'amategeko, bari gukorera mu nsengero n'ubundi zafunzwe. So rero ibi ngibi birumvikana inzego z'ubuyobozi niziramuka zibimenye nta kindi ziri bukore usibye gusa kugenzura aho ibi byakorewe ndetse no gutangira kubafunga. Ikindi kandi abarangi mu by'ukuri bazwiho ukurwanya gahunda za leta, ntabwo ari ubwa mbere rwose leta ishizeho ingamba runaka abarangi bakazirwanya, kuko nk'uko bagaragara mu nsengero bari gusengera mu nsengero zafunzwe, ni igikorwa n'ubundi cyo kurwanya icyemezo cya leta. Kandi ibi ngibi bigeze no kubikora mu mwaka wa 2021 ubwo leta n'ubundi yatangizaga gahunda yo gutanga ingingo za COVID-19. Abantu bose basengeraga mu nsengero z'abarangi bari barashizwemo imyizerere yuko izi nyingo ari za sekibi zigamije kubatwara ubuzima ndetse zigamije ngo no kubiba roho zabo, nguko rero ngo badakwiye rwose ngo kwikingira. Ibyo ngibyo rero rwose birazwi, ni ibintu byakozwe, kandi aba barangi mu by'ukuri bagaragaje iyi mico yo kwanga ingingo za COVID-19, byatumye n'ubundi bigira ingaruka kuri bamwe kandi batari bake. So rero hari abantu benshi batandukanye bagiye batanga ubuhamya n'ubundi kubibera mu barangi, bavuga ko rwose abarangi ari abantu rwose bameze nk'aho basenga imyuka ya sekibi. Wenda kugira ngo ubashe kubisobanukirwa, reka duterere amaso kuri ubu buhamya bwatanzwe n'umwe mu baturage bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'abarangi kandi wamazemo imyaka myinshi. Rero reka tugaruke n'ubundi kuri ubu buhamya bw'umwe mu babaye mu barangi. N'ubundi ahangaha niho uri wite usobanukirwa uburyo ki abarangi ibibera mu barangi biteye mu by'ukuri ubwoba ku rwego rwo hejuru. Nsanzumuhire Epimake w'imyaka 52 y'amavuko ukomoka mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karama, avuga ko amadini aba menshi, ariko ibyo yaboneye mu barangi byamuteye kwibaza niba koko asenga Imana y'ukuri. Mu buhamya yatanze kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, Nsanzumuhire Epimake n'umugore we Musabyimana Epifani bagaragaje ukuntu bayobotse idini ry'abarangi batarisobanukiwe, ndetse kuyivamo bikababiza ibyuya, kuko n'ubundi babagaho batishimye mu gihe cyose bayimazemo. Nsanzumuhire rero avuga ko kuva yamenya ubwenge yasanze se umubyara aterekera, ngo yabonaga hari nk'utuzu 15 se n'ubundi ngo yabyukaga anyanyagizamo inyama n'inzoka, maze agasaba umuhungu we ko rwose igihe azaba atakiriho azajya abikora. Ku myaka 21 rero se wa Nsanzumuhire ngo yaje gupfa, maze uyu muhungu wabonaga ukuntu bigoye kubaga ihene zo guterekera ndetse n'indi mihango byajyanaga nabyo, yigira inama yo gushakisha uburyo yakira ibyo bintu se n'ubundi yari yaramuraze. We n'umugore we rero bagiye mu barangi, kuko hari uwari warababwiye ko ari ahantu basenga maze amashitani n'indi myuka mibi bigahungira kure. Bwa mbere rero bagiye mu barangi
bicaye ku kirago bo n'abandi barwayi babwirwa ko uwageze mu barangi adasambana, atiba, atazimura cyangwa ngo avuge bagenzi be nabi, kandi ko iyo abirenzeho ahanwa bikomeye. Ntibyatinze kuko abagiye bateshuka kuri ayo mategeko bahawe bahanishwaga gusara, bakiruka ku gasozi, gutezwa umusonga ukanegekara hafi yo gupfa, ndetse no gufungiranwa ahantu udashobora gusohoka ukahamara nk'amezi 6. Mu barangi rero nta muti batanga uretse gusenga gusa, ngo uburyo basengamo ubuteye urujijo, kuko usanga nubwo Bibiliya ibihari iba ari nk'umutako, ahubwo bagategekwa uburyo bazajya basenga. Nsanzumuhira ati twabaga twicaye ku birago maze tugasenga uko batubwiye tuti, abamarayika bera bo mu nyanja mudufashe rwose, muturwaneho, twaje tubagana, mudufashe mudukize amashitani. Akomeza avuga ko hari n'indirimbo bari barigishijwe baririmbaga, ariko byose wagira icyo uteshuka bikagukoraho. Kwicara ku birago bose babaga bareba mu cyerekezo kimwe, maze uwabaga yicaye inyuma yabo akabakoza urunigi mu mutwe bagatitira, abandi bagatumbagira, yakongera kurubakozaho bagatuza. Ubwo bukaba ari uburyo bumwe bwo kubavura. Muri ayo masengesho yo ku birago humvikanye amajwi avuga ko Epifani, umugore wa Epimake, atoranijwe ngo agire ururembo, ngo agire ururembo cyangwa se ishami, agahabwa ububasha nawe akajya avura abandi. Byari nk'itegeko, ni amahitamo rwose bari bafite, bubahirije ibyo basabwaga, barangije barimikwa. Nubwo uyu mugore yari yarahawe imbaraga zo gukora ku bantu bagakira, ndetse n'abitera hejuru akabasengera bagatuza, ngo ntiyari yemerewe kuryama. Epifani ati nararaga nicaye, sinari nemerewe kuryama nijoro, nari negetswe kurara nsengera abarwayi nkajya ndyama, ariko manywa nari nararushye bikomeye. Umugabo wanjye nawe yagombaga kuguma mu rugo ntagire ahajya, akamfasha gukurikirana abarwayi. Uyu muryango wabagaho ubabaye, kuko n'amafaranga abarwayi babahaga batabaga bemerewe kuyakoresha ibyo bishakiye, badakurikije icyo amajwi batazi aho yaturukaga yabaga avuze. Rero muri uyu muryango ngo abajura baje kubiba barabacucura, maze ibyo biba imbarutso n'ubundi yo kwibaza niba ahantu hari Imana abajura bahiba. Epimake yabiganiriye n'umugore, nyuma bumva amajwi ababwira ko baneguye Imana kandi ko bari bubihanirwe. Ibyo ntacyo byababwiye, kuko n'ubundi bari baramaze gucika intege, kandi bari barafashe icyemezo cyo kubivamo, kuko bari baramaze no kubona umuntu ubasengera wo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7, akabereka Imana y'ukuri. Bafashe rero umwanzuro, bagenda babirika gahoro gahoro, bigeze aho rwose babatezwa mu Badiventiste, basezerera Satani batyo. Uyu muryango rero wicuza igihe wamaze ukorera Satani, bakagira inama abandi ko rwose hari Imana igira imbabazi, idatanga ibihano nk'ibyo bajyaga bahabwa hariya mu barangi. So rero nk'uko byumva iby'abarangi ni birebire cyane, ariko impamvu y'ubwo buhamya ni ukugira ngo mbashe kukumvisha uburemere bw'ibibera mu barangi. Ibibera mu barangi ni byinshi cyane, kandi abasengerayo bagerageza gukora amakosa nko kwigumura n'ibindi bitandukanye bitajyanye n'imyemerere y'iri dini, barahanwa mu buryo bukomeye cyane. So rero ndakeka twasubikira ahangaha. Icyo nashaka n'ubundi gukumvisha ni ibibera mu barangi, kandi ndakeka wabimenye. Aba barangi n'ubundi nibagira mu by'ukuri umunsi runaka basengeraho. Hari igihe basenga ku wa 4 cyangwa se n'indi minsi isanzwe y'umubyizi. Abayobora aya madini bo babashaka n'ubundi gutegeka abakristo babo uko bishakiye, nkaho ari ibikoresho byabo cyangwa se ibindi bintu biri aho ngaho. Ngayo nguko ibindi wari ukwiye kumenya, cyangwa se ibindi ukwiye kumenya ku barangi, tuzagenda tubigaruka wenda iyi nkuru nimuramuka muyikunze. Ariko igihari nuko aba barangi mu by'ukuri bakoresha uburyo bwose bushoboka,
niba wenda bageze mu gace bagasanga wenda bakunda Perezida Kagame bakoresha n'ubundi foto ye cyangwa se bakerekana nk'aho Perezida Kagame bashyigikiye cyangwa se nawe abarizwa muri iryo dini ry'abarangi. Niyo mpamvu n'ubundi iriya foto n'ubundi wayibonye muri ariya mashusho yabo bari mu bikorwa byo gusenga.